basinziriye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Nomi biteze cyane byiza. Shantiyeje call yawe haciye igihe kinini pe ndaheba nyine nategereje ko mpamagara ukambwira. Haciye igihe kinini cyane. Ntabwo nakubwiye buryo ibyanjye byaje kuba birebire nturabibona nyine ndatwite umugabo yarantaye mfite ibibazo byinshi pe ubuzima ndabona butangiye kunanira. Yababaje ariko ihangane nta kundi nyine bibaho ariko buri Imana yonyine niyizi impamvu. Ubu nyine nje kureba ko byibuze wakongera ukamfasha ukampa akazi kuko mbayeho nabi nta kintu cyo kurya kubibona ni intambara kandi n'imbaraga zigenda zimbana nkeya. Niba hari uburyo wamfasha ni ukuri umfashe. Shanga bifutse imbere nawe paragaraheje. Nzabaramutse. Satari kundeba. Murenge wese ureba ye. Turarebanye. Twarebanye. Ja, niba sinabitotsi ufite se tukicara hano muri salo tugatesta. Genda mbona bitotsi ufite. Let's go. Tumva ngiye kubimubwira. Ese ubundi wa mwavoka wabo yakubwiye ngo iki? Avuga nta kintu gifatika yambwiye. Yavuze ngo uyu munsi byaba ari byibuze cyane. Byibuze nk'ejo mu gitondo ubwo ashobora kubaga amakuru afatika ariko uyu munsi nta kintu kibatangariza. Ni ibiki koko? Ndabyifatamo gute koko? Bakobwa bakowe.
biransekeje ntabwo ni fake bya Tharcisse. Tatiana ko bwije saa 8 zageze tujye kuryama. Saa 8 utahira amasaha n'indi uri watize gutaha. Ibaze Tatiana yicira agasanga tutaryamanye. Se yavuga ko ndi hehe. Cyangwa ikintu cyo uragenda uryame gusa nyine wakoze cyane. Thank you for your time. It was good. Ntabwo nzi kugira ama stories ameze gutya. Nyine byari sawa byatari. Nawe wakoze pe wanshimishije. Tharcisse nabashije kwipuramo divorce. Sawa ariko biriya byo ugomba kubyibagirwa. Se divorce umuntu yarakubabaje ugomba gufata indi page ugakomeza ubuzima. Wahora urakaye umutima wawe wazageraho ukanameneka ukaraburiza. Tugende funga. Mama, none se mwaramutse mute? Hano batwaramutse. Nizera ko Mukaneza se wamubwiye biriya byose? Ariko se bo urumva ntari kubigira gute? Nabimubwiye arayarira arihanagura. Gusa jewe na n'ubu ntabwo ndabasha kubyakira. Mukaneza kuko yabyakiriye Imana yanjye. Ntabwo ndabasha kubyakira. Gusa umwana wanjye yararushye. Reka twinjire nawe umurebe uko ameze. Gane. Félicitations. Ni ukuri Imana ni umukozi w'umuhanga. Tatu wagira ngo mvuge gute? Wanyumvishije. Ubu nanjye atekereza ko ndi umuntu warwanira umugabo nawe koko. N'ukuntu mpora nkubwira ukuntu wamwitwara kugira ngo umukunda. Tati. Se kuki ukunda kwiyakaza mu bijya mafuti? Tati, wanyumvishije. Okay, basi mwana tujye ku meza. Shangazi atangiye kwibaza ikintu twapfuye. Kandi ngo sinzi ko nashobora kumusobanurira amafuti twapfuye. Nawe yaduseka. Waje.
ariko urabizi Jojo ntaho ujya ntabwo ushobora kugenda ntamenye ikibazo ufitanye na Tatiana uko ikibazo nagitekerezaga nabonye atari ko kimeze mubyara wawe yabaye nk'umusazi reba amaze iminsi 2 yose atarya atanavuga shanga nta mpamvu mfite kukubeshya Tatiana twapfuye Tatiana kandi mu bintu by'ubusa pe ejo bundi narayenganira na Tatiana tugeze saa 8 z'ijoro nawe urabizi blague za Tatiana nyine mfasha kwibagirwa divorce byarindi byambayeho nuko rero Tatiana byutse asanga tutararanye araza muri salo niko kumbura ndi kumwe na Tatiana arafuha nta ibibazo byose byahereye none se mwana wa Tatiana arabizi ko ariyo mpamvu atakivuga ntacyo nabwiye Tatiana uretse ko nawe ari kwibaza impamvu Tatiana yahindutse mva rero ngusaba ikintu usamba bari ntuzagira icyo umubwira mu gihe nyiri gutekereza icyo gukora sibyo Shamani use nakubwira gute se mese numvaga ubuzima bwanjye bugiye guhagarara neza gusa Imana ishimwe pe Imana ishimwe kabisa uziko ruremesha bamukati Abishukuri do imyaka 15 byo bigana nabigoye na wa mwavoka wanje nabigoye na wa mwavoka wanje arambwira ngo naziragira modoka n'ubundi niyo mpamvu bampamagaye ngo nje gusobanura ngo kuntu ushobora kuba ngendera mu modoka yanditseho ruremesha ntumva ibyo bintu ariko mana nanjye narabikubwiraga iriya modoka yamperaga impunyenge kabisa ni gute wabyendera mu modoka yanditse ku izina ku mazina y'umuntu ushakishwa ukavuga ko umuntu mudakorana nta nundi wabyumva gusa nyine wigiriye amahirwe yishimiye Imana kabisa Tharcisse kabisa rwose ahubwo bobo ntiza kuri phone yawe nge nihamagarira umugore ubu ndabizi yasaze agahita karenda kumwisha muhumurize pe iki mbabarira nge numa nshaka ko biba surprise kabisa ariko buriza imbaraga byantwaye nge nanyo kubwo kugira ngo twumvishe Mukaneza ko wafunzwe abashe kubyakira man byatwaye isukari ndifuza rero ko haba ikintu kimeze nka compensation n'ubundi akongera akakona bimutunguye niko biri umuryoheje donc bize ko nkwizera se katubituma kabisa
nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda